urandebera abasore batojwe ahangaha bakoresha ururimi rw'icyongereza, igifaransa ndetse n'igiswahili. Nyamuneka nujya ubona bakoze ibintu bigushimishije uze kujya ubaha amashyi. Aba ni abasore batojwe, bagiye bitoza igihe kinini kandi uko mubareba uko nuko bashyitsi rero batugendereye. Uyu aba ari umunsi udasanzwe. Uru ni urugaga rwa Jita. Ati turicanga tukicanga, wababonye nuko uribaza utese noneho ko bagenze gutya biraza kugenda ute? Iri ni isomo rikomeye cyane. Bakongera bakaza kurema ya mirongo nanone Amashyi menshi. abasore barakoze. Okay. Abahungu rero urabona ko bagenda bahindura ingendo. Barakoze rero aba basore bacu. Nyuma ya kino gitendo harahita hazamuka ikindi gitendo nanone kandi cyiza cyane. Niyo mpamvu tuvuga tuti umwanzi w'ibihe ni amasaha. Basore dukunda, twongere muzamuke tuzamurire na bariya bandi, tubone gukomeza n'ibirori byacu, kuko ibirori byacu by'abajiya ni akagaruka. Buri sabato ya gatatu tuba dufite ibi birori ndetse n'ikindi gihe cyinshi. Mubahe amashyi menshi cyane, barayakwiriye sura nshya. Baragaruka muri iyi sura nshya bari kumwe n'abandi, bari kumwe n'abandi isura nshya.
gahunda nta muntu ushobora kuzajya mu ijuru ataragendeye kuri iyi gahunda kuko no kujya mu ijuru tuzaba turi kuri gahunda imwe. Nyabuneka bano basore mubampera amashyi menshi cyane kandi barayakwiriye rwose.